Ben nawe rero ari Kigali ubu ngubu ari Kigali mu kanya gato baraza kubibona ari contract buze gusinyana ya telefone yamamaza ari businye ni imwe asanzwe yamamariza ni imwe asanzwe akuri ni telefone cyabagiye kwa bagiye kwerekana telefone cyabagiye kwerekana ubwo arimo kuko nibo bafite ubu ngubu niwe tukomeza yego niwe tukomeza ariko ya mbere yararangiye oya yararangiye man oya genda yararangiye ya mbere yari hari ariko kwipostinga ryari agomba kureka nkubite akajisho we urebe ariko kwipostingira iriya simu nagaruka kwipostinga oya ryarize kandi bigiye aherukira pamuseberuka ryari imyaka itatura pamaheruka ryari pamaheruka ryari katurebe nawe urebe uraza kubibona man Ambo Tekino kuri nge ni family hanyuma ku banyarwanda Tekino ni naba game changers na abantu baje guhindura completely ibintu bijyanye na telefone zigendanwa mu buryo buri hejuru kandi buri accessible ku banyarwanda bose bari mu gihugu. Deka ngene kuri iyo ngiyo event ko ni event iri mu minsi imbere kwa gatanu tariki 17 hari nibuka neza. Yego. Aho gari Uganda nyine bazagiye nabonye nivuga kandi abanyarwanda haruambwe kazava muri Oman ajyayo. Ni benshi ariko ibijyanye na sponsorship bene bwe nabyazi si wabitangaje si wabivuze biriya bintu byavuzwe n'undi muntu ku ruhande uwo muntu ivuga ko ni umupromoter wari muri Uganda w'umuganda yego ariko ntagari mu bantu bateguye igitaramo muri kuri afishe zo kureba neza nta uriho yego mu bantu Alex Muhanje postinze bari muri cya gitaramo nawe nta uriho none umuntu gute yatanga amakuru kayizera ariko ngo nta simvuze ko bidashoboka birashoboka ariko amakuru avuye muri First Family ntago umva nka Alex Muhanje ashobora kubimenya ntabitangaza kabyora ko nyine nabane secretary y'umukuru w'igihugu ntago yahita bivuga n'uwo mu bibi wundi bakuranye sinibuka amazina ye akaba yasanga ategura ibitaramo hariya muri Uganda za Black and White nduva azibamo cyane ashaka kuyibona akabyorora kuko nyine ni secretary y'umukuru w'igihugu ariko undi muntu wo ku ruhande nk'umuto arabibonye ntago kubivuga bavuga ati nabonye bajya kwa president barabitegura byose byarangiye yes akabishyira hanze ariko bwabishize kuri Instagram umuntu wabishize Instagram nini nabiragoye kubyizera sinamubonye mu bantu kuri afishe batu gitaramo nubwo mu promoter bashaka kumakaza ko promoting igitaramo birashoboka ariko gutanga amakuru kayizera uyizeye we kangaye kwijana 40%. 40%. Kubera impamvu nyaye 40. Amakuru yava hano ariho hose. Ashobora kuva no ku mukozi wo mu rugo. Akubwira ati mu rugo ko runaka byagenze gutya bimeze ukunguko. Iyo nkuru yayiguherezwa igikurikiyeho ari kuyishaka ukamenya niba ari ukuri. Igihe cyo gikurikiyeho. Impamvu na 60 rero nyimwatsi. Ntago ari umuntu nakizera mu bati guhitaramo ntarimo ntago Alex Muhanje ntago ari indi kapa itegura ibitaramo hariya so ntago biragoye ko namwizera ahubwo igihe hari no ko umuntu acukumbura akamenya byari byo Alex Muhanje ari Kigali igitaramo kiri gutegurwa n'abagabo bitwa Malembe iri nkuru mwayibonye uko nayibonye so kuyivugaho byinshi birenze kuriya naba atari ko nabikora ariko nimba ari ko bimeze na nkuko mwayibonye nabaye excited ndishima ndavuga nibiramuka bibari rwose bizaba ari ibintu by'agaciro nkuko bivuze bigana nago nakuriye naravukiye ndetse n'abavandimwe banje bose so ni mu rugo ngira ngo ndasa nkugiye n'undi mu rugo ni nkunda kuhita my second home so kuhajya rero iteke magiye urukundo bagaragaza ku muziki dukora cyangwa se no ku muziki nyarwanda muri rusange ntago bigira urugero ni ibintu birenze so kuwasubira rero ngewe ku giti cyanjye ni ikintu kuhajya kuhataramira ni time magiye biba biri special so ndishimye cyane kuba tugiye kongera guhura nanone ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza cyane wo kunda Iris TV Rwanda ndizera ko umeze neza cyane by'umwihariko mwe muduha comments umunsi ku munsi mutubwira ati muhindura ibi mukora ibi nibi kugira ngo bituryohere ubwo uw'agaciro cyane ariko nanone by'umwihariko tugenda turebera hamwe ibitandukanye iyo atari showbiz burya tuba twakishe ngira ngo mwarabibonye ubwo mbararikira gukurikira Iris News ngira ngo urubuga rwa kabiri rwacu rwagezeho politics ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ariko hano by'umwihariko ndi kumwe n'umugabo nawe nararibonye muri showbiz amaze kwikubitirwamo
Venke my brother umeze uteze ibi byo kwikwiturwamo se bije gute mani urumva yo nta muntu na showbiz itababaje bro byatubabaje cyane ayo niduvuga ngo byatubabaje cyane sinzi uwabivuze ariko Bruce Melody niwe muntu wa mbere byatubabaje ki ahantu naraharengamiye ako Bruce nyine numva yabibabariyemo ayikiriramo ako bro ari umuntu wabaye bigiye kirimo ibaze ko Bruce Melody ariwe muntu udacika intege nyamakuru iyo ngo zamubwira ati isura yawe urabona izacuruza ariko sha ejo ndabivugiye muri Kenya muri Kiss FM arangije aravuga hari umunyamakuru yigeze kubimubwira abimubwira gutyo noneho baratungurwa ati se rero ko mbona asa neza bivuze no muri comment nagiye kubona mburandikamo uretse nuko wasaga mbere cyangwa bari bagishira hinduka abahita bararyimana arahinduka rero atanga urugero none se ko Burna Boy ntameze neza atari kuri Burna Boy yabivuze mu kiganiro oyagenda warumva yo na Burna Boy nawe ari mu bantu babikomojeho agree ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nanjye mpita ntekereza ndibaza ntago ndi kwibuka nje ndibaza ndavuga Evan buriya nta nubwo tugomba nta uvumira itararenga bro what man buriya nagaye byiza kujudginga umuntu cyangwa se ikintu cyacyo cyose uterekana facts z'ibyo bintu yego nuza kuvuga ngo umuntu ngo ngasagura ngo nagazatembera kwera ku nasa ngo ni mubi nyamara si byo binacuruza City Boy nibwo bivuga Burna Boy urumva City Boy urumva nagaye byo binacuruza nagacuruza ukwasa c'est ça wacuruza art ntago usa cyangwa ukungana nguri muto urananutse n'iki byose ntago ko biba bimeze aho gutanga ibiki wowe ubwawe ibyo utanga urubona nk'iki kiganiro nago uvuye ngo naguraza imbere kamera kwera kunusa hago nareba ibyo mvuga n'ibiki ibyo mbaheriza n'ibyo mbabwira n'ibi yes birafatika birumvikana ibyo n'ibyo abantu bakwiye kuriye kurusha ibindi byose aho ngo nakwiye kukujya mvuga ata nkurikije ibintu uvuga n'uko bivuga ntago bihura bitewe nuko tubeshya cyangwa se avuga iki n'icyaba hagiye umuntu aza akitera akavuga ngo bizagenda gutya ntibinabe icyo gihe nakujudging akora ntabwo ndibuza kuvuga ngo ngo gusa gutya gusa nabi ahubwo nabangiye kuko ari amakosa nyine abantu bakora ariko business wanatangira ngo uburi bicanege ntayibaho kandi nyeka kaba bagabo ubwo duhere kuri Bruce Melody amafaranga yarayabonye bro yebo ngo ameze neza ni muzima arahagarara kabisa aravuga bikumvikana ubwo ameze neza kabisa yari mu bahanzi dufite bameze neza no muri East Africa kandi ku mpande zombi umva no sino mu gihugu gusa man no muri East Africa ibintu byagenze neza ubona ko ari umuntu ujya ahantu uri bukari muri Trace yageze kuri stage mbona reka duhere muri Kenya aririmba muri Raha Fest ubona ko abantu bazi indirimbo za Caterpillar baziririmba bitandukanye nuko yaririmba wenda nka sawa ko n'indirimbo yakoranye n'umuhanzi hariya byo bari kubaririmba Caterpillar ari we wenyine kuba yarageze hano ibintu byerekana ko ameze neza muri East Africa ku giti cye niko yatumirwa n'ikindi muri Trace wabonye ko yari afite mu performance hariya kuki Harmonize atafashe undi muntu ntafite indirimbo na Kiniso ko atari we yazanye kucyo se yazanye afite benshi bakoranye indirimbo udatuma tugaruka kuri Trace niho yazanye Trace byaragiye rero ko ngo urugero nyine ko Bruce agaze neza mu gihugu no hanze yacyo ameze neza ubu ngubu ameze neza ari mu bahanzi dufite basirukiye igihugu kandi bagihagarariye neza yep byumvikana cyane Venkel muri showbiz dufite byinshi twakaganiriye ariko by'umwihariko ndagira ngo turebe ku mpande zimwe na zimwe ibigezweho iki cyumweru gusa kugira ngo tujye tubaha ubwino tujye tubaha weekly numva tubabwiza ukuri tugire bimwe tubabwire tuti bimeze uku bihagaze aha atari bya bindi bidafite facts nkuko twatangiye tubivuga dukeneye ibintu bifite proof ndetse ushobora kuvuga uti iki niki bimeze uku ukaba wavuga ku gitaramo tuvuge runaka Ben agiye gukorera muri Uganda ya Kampala ukaba wakivuga ariko ukamenya ko na sponsorship koko bavuga Museveni His Excellence Kaguta koko yayitanze nanjye nibyo ndi kwibaza urumva ndagira ngo reka nkwereke kuri iyo ngiyo event ko ni event iri mu minsi imbere kwa gatanu tariki 17 hari nibuka neza aho bari Uganda nyine bazagiye nabonye nivuga kandi abanyarwanda haruambwe kazava muri Oman ajyayo ni benshi ariko ibijyanye na sponsorship bene bwe nabyazi si wabitangaje si wabivuze biriya bintu byavuzwe n'undi muntu ku ruhande uwo muntu ivuga ko ni umupromoter wari muri Uganda w'umuganda yego ariko ntago ari mu bantu bateguye igitaramo muri kuri afishe zo kureba neza ntawe uriho yego mu bantu Alex Muhanje ya postinze bari muri cya gitaramo
nawe ntawe uriho none umuntu gute yatanga amakuru kayizera ariko ngo nta simvuze ko bidashoboka birashoboka ariko amakuru avuye muri Faith Family ntago ari umva nka Alex Manchester kubimenya ntabitangaza kabyora ko nyine nabane secretary y'umukuru w'igihugu ntago ahita bivuga n'uwo mu baby wundi bakuranye sinibuka amazina ye akaba yasanga ategura ibitaramo hariya muri Uganda za Black and White nduva azibamo cyane ashaka kuyibona akabyorora kuko nyine ni secretary y'umukuru w'igihugu ariko undi muntu wo ku ruhande nk'umuto arabibonye ntago ara kubivuga bavuga ati nabonye bajya kwa president barabitegura byose byarangiye yes akabishyira hanze ariko bwabishize kuri Instagram umuntu wabishize Instagram nini nabiragoye kubyizera sinamubonye mu bantu bakora affiche batu gitaramo nubwo mu promoter bashaka kumakaza ko promoting igitaramo birashoboka ariko gutanga amakuru kayizera uyizeye we kangaye kwijana 40%. 40%. Kubera impamvu nyaye 40. Amakuru yava hano ariho hose. Ashobora kuva no ku mukozi wo mu rugo. Akubwira ati mu rugo ko runaka byagenze gutya bimeze ukunguko. Iyo nkuru yayiguherezwa igikurikiyeho ari kuyishaka ukamenya niba ari ukuri. Igihe cyo gikurikiyeho. Impamvu na 60 rero nyimwatsi. Ntago ari umuntu nakizera mu bati guhitaramo ntarimo. Ntago Alex Muhangi, ntago ari indi kapa itegura ibitaramo hariya. So ntago biragoye ko namwizera abwo igihari no ko umuntu acukumbura akamenya byari byo. Alex Muhangi ari Kigali. Uyu munsi nibwo bari bukore Genesis Comedy. Nyuma y'umuntu amushaka bimubazaho neza. Byuzuye abikubwira. Ariko kugeza ubu ngubu ni 40% pe. Ntago nakubeshye. Ben ubwe nabyazi ariko afite n'umuntu munini muri Uganda Ben umuntu munini muri Uganda ko n'umuntu uhagera hanagiye kuri indirimbo abahuze bahanze muri Uganda benshi bamushaka gukora bo benshi cyane ko nago Ben yigiza kuri indirimbo muri Uganda ngi flopping yakubise yose itikora kabisa nandi mw'itikora balema zirimo nyinshi afite balema afite Shiba afite B2C kagira B2C baba Christopanda Alo sisizo njizo. Ngirango nizo. Ndumva izo njizo. Ariko zose zabaye nini kuri rero bamurwanira benshi cyane. Hanyuma agasanga afite connection n'abantu bafite bahuriye na Faith Family muri Uganda hari. Harimo yitwa Toyota ngirango uramuzi. Ntago muri politiki cyane abibereye mu bijyanye n'imiziki bitarabo n'iki byose yabarimo ariko n'umuntu hafi wa Museveni ba General Muhozi kuba yazamo n'ibintu byoroshye cyane rero kuba Museveni ahabwa ubutumire akaba yanaza. Ibyo birashoboka ariko sponsorship nicyo kintu ntabwo ndi gushidikanya kwiza n'ubu ngubu ntabwo ndakizera ko nawe ubwe ntigeze bigira mu ruhare cyane ko cyo gitaramo nibo bagiteguye ntago ari Ben wagiteguye muri Kampala nubwo bivuga ko ari kindi azategura ubwe hakindi bivuga ko azategura ubwe hari Kampala ariko kino baramutumiye baramutumiye barakimwitirira ntago ari event yateguye nyine Uganda yayo ntago ari event yateguye nkuko twabonye ingi The New Year Groove ni kintu wateguye baramuhereye bamubwira ati uzaza utaramenye iki byose baramutarama kandi muri Serena Hotel hariya nta natarenze 2,000 abani 2,000 bo ntago harenga 2,000 ntago barenga muto ariko ni VIP cyane abonye ko amateka ahenze nagrisho ajya mu wari ubonetse wese nicyo cyiza nakunze ariko bivuga ko ngrisho agiye gukorera Rugogo hariya Rugogo cricket over kunangana ariko je na prefer ko zinjiye gusa cyane ko buriya akituriza cyane ko ashaka gukora indi igahita iba amateka Rugogo ni hanini buri muhanzi wese wa Uganda abaharota bo iyo si bishidikanya ariko yakikora ngiri VIP man isukuye sinirabonye show A-Pass yakoreye muri ino Serena Hotel hari A-Pass yakoreye show nziza cyane Ben ajya gakora isho imeze neza hariya bitwaye akigarukira Kigali tukaduha indi bitwaye ku kiherezo ndi bukoro kujya gukora ahantu hangana kuri nakore kariya nibazamo umwaka utabona azajya handi hanini nababona 2,000 nababona umwaka utayahita gakora birarushye cyane mba mbona ntayitinya ngo itarungurutse akaba ahubwo nyine yegera Rugogo akabanza agakora akareba yahomba akabimenya nabanza kuri inji nibazamo kuri amatika ahenze kuri yahita kuri indi akareba babandi baringaniye babandi babitara nuko tubite cyangwa babibire bakana ko nawe yababona hari nababona next time azakore iyo nini ya Rugogo akagira akakora show nini byatari kuko ari ahantu buri muhanzi wese muri Uganda arahifuza Rugogo arahifuza cyane haje abantu benshi byatari cyane ni hanini kabisa
ni nkuko twifuza arena natwe haga nubwo yaduhabuye arena cyangwa stade ase stade hari umuhanzi wahitinyuka mu Rwanda stade iragoye ubu ngubu bro keretse nka mbonye yifashe akavuga atereka amakorere ariko nawe ubushize undi yashatse kubikora cyane ko stade burana nubwo ihenze nkuko ari nihenze wapi stade iragenze kure arena irahenze kure arena irahenze kure stade cyane kumbona se stade ari irenza ahubwo ariyo nziza oye stade urabona mu kibuga nago akenshi stade hari hendera ni hamwe gukoreramo stage yaho na sound yaho nishobora kugorana uzabone sound kwiramo kwiramo nyine ku buryo byumvikana fresh nishobora kuguhenda na stage yahari ahantu ko mu kibuga bashobora kutaguhereza kuba ari imbere muri cya kibuga kira iratapi ngo uyikuremo usheme ibindi bintu amafaranga asabone kuhatwikira abone icyo ukizemo twabonye umunsi n'umuhanzi mukuru sawa nyine safite show mu kwa mbere umwaka utaha we shall see cyavuze ko imyaka 3 Denia Group cyavuze ko imyaka 3 tuzatureba kadutegereze turebe gusa mbonye nanjye ndamuha amahirwe mbonye yagerageza kuko niyo muntu nyine tumaze kubona kamaze kubikora muri arena inshuro 3 n'eshatu amaze kwikuramo inshuro 3 niwe muntu wenyine utaramiye muri Big Arena imyanya yose kicaramo abantu ako natwe twarayushuje muri Zion Temple nako muri Restoration Church habaye harya ni Zion Temple twe turi muri overnight gutya kuri Bonani bari bishyuye se harya nago twishyuje none rege je riratandukanye uyo yego murakunda nandavyumva ariko ndiwe kuzitara mu kishuye ugema wese yishuye yicara imyanya yose bayicaramo n'ubwa mbere yabikoze nawe ijobone bwa yabikoze n'ubwa mbere byari bibaye ubundi Bruce Melody yigeze kuyuzuza nawe ariko nagari imyanya yose yarayushuje kandi nje mbyibuka ahubwo umwara mubeshye ngo yazanye abamotari hari ikintu kiba abamotari babishyura isari ikibazo bapfa kuba barimo amatike yo bayaguze icyo bitwaye ukamubeshyira ngo yazanye abamotari kandi abamotari nyine bari mu kazi none abamotari ntago bishimye wabaranishyuye none ntago binjiriye ubuntu okay kintu cyakobye kureba ubwo rero rikamwereke muri arena cyo tubyibeshyaho muri arena ubona ko igice kimwe bagitwikira hari ahabari stage yego harayo hatwikira kenshi na kenshi ajyamo 8,000 yuzuye nyine hari 8 hari no kwa Ben kundere bimeze kuri yego kuri abari batwikira igice kimwe cya arena hari yaturukaga hari no kwa Johnny Jede no kwa ameza hari nyine hari imyanya myinshi ubufasha hari ariko mbonye agiyemo hagati icyo gihe tubara ya myanya ingahe 10,000 yose ko n'intebe babara ongeramo abandi hasi rero ahubwo mbonye ngize nka 11 cyangwa 100 na 12 byagera hasi ashaka kujyamo nk'igihumbi hasi ashaka nk'igihumbi kucyo cyabiri gutyo ashaka nk'igihumbi nka 11 birari mu bibuko mbonye ari ni wenyine wabikoze muri iki gihugu nta wundi muhanzi urabikora even abavuye hanze y'igihugu n'urabikora Bad Boys tumeni bagize itaramo cyiza Johnny Jina yagize itaramo cyiza n'abandi batayiki bagize itaramo cyiza ako nago uri bagira kuri radio ariko nago bajya kuri radio mbonye sinageze hanuzura ahubwo kungira ngo kwa John Legend bo je nabonye haruze ariko nago huzuye haruze bro haruze okay haruze kabisa haruze haruze hariya manu niko concert yari mega concert yari concert avuga ngo yari huje yari international yari international ko bamenyana baturutse za Australia baturutse muri Amerika ubwabo hari n'abandi bavuye za South Africa batiteye ku bibazo kadufitanye kiragihe n'ubwo ngo bitarakemuka bavuye hano henshi man bavuye hano henshi ari bavuye cyo kirumvikana cyane yari international cyane so Ben nawe rero yari Kigali ubu ngubu ari Kigali mu kanya gato baraza kubibona ari contract buze gusinyana ya telefone yamamaza tutari bwamamarize hano niyo buze ya telefone nihe contract businye ni imwe asanzwe yamamariza ni imwe asanzwe akuri ndi telefone cyabagiye kwa bagiye kwerekana telefone cyabagiye kwerekana ubwo arimo kuko nibo bafite ubu ngubu niwe tukomeza yego niwe tukomeza ariko ya mbere yararangiye yararangiye man genda yararangiye ya mbere yari hari ariko kwipostinga ryari ashobora kuba aribagiwe muri contract baba kubibagiwe mu kazi hoye urumva ashobora kwipostinga kuri stati ya WhatsApp WhatsApp sine bumvi bo contract ye akoreka nkubite akajisho we urebe ariko kwipostingira Elias Simona gaheruka kwipostinga hoya Diaris
kandi bijya aherukira Pam se beruka yasinye ryari? imyaka itatura Pama heruka ryari? Eh? Pama heruka ryari? katurebe nawe Urebe uraza kubibona man. Ay. Gusa iciza nuko nyine kwa bamuhaye andi masezerano. Kumwongera andi masezerano nuko washinye ibyo yakoze. Bayibonye umusaruro. Tede Ben aheruka kuyipostinga rya kontra yararangiye burya heko komana yanjye None se reba ijya ariko kwipostingira. reka turebe Bijya ariko kwipostingira. Niho honyine twarebera Oya urumva hari n'igihe kontra ibigikomeje sinye imyaka 3 ngira ngo uyu muntu Hai imyaka 3 nayambara. ngira ngo reka turebe ijya aheruka kuyipostingira Ndiho nungu nturayibona kandi ashize ameza nka. nageze mu kwa 12 Haciyemo igihe Imana nageze mu kwa 12 kabisa haciyemo igihe ariko ntago biba Imana ko wakibagirwa akazi ntago bishoboka igihe giciyemo byo ntago waba ari ntago byakugwa neza ahubwo we nk'umuhanzi n'umenya ati byarangiye byo gupostinga reka tubiretse wenda ibyapa by'ushobora kuba bigikora yego usibye ko ibyapa nabyo ndabishidikanya uriko icyapa cya Davis cyari muri Nyabugogo hare yego cya kinyobwa cyamaze imyaka ingahe we ndabona Pam ndabona yego kuri mu kwa munani babubwira ibintu ukagira ngo nayanze yewe urumva wenda ibyapa by'ushobora kuba bigikora pe ibyo birahari cyane ariko ibyapa nabyo ndabishidikanyaho kuko abatipe benshi b'i Kigali apfa kuba yagiye ku cyapa gusa akakiriho 6 gutyo ariko ntamenye ngo kizamara amezi angahe kimanitse hari gishobora kuguma ari kandi contract yararangiye yararangiye nusi nk'icya Davis nakubwiye cyamaze imyaka ingahe kiri haranya bwo kandi contract yararangiye kera cyane yego ako cyakiri kihariye so ngira ngo ndabona nibyo kabisa ibyo wavugaga ariko amasezerano kuba yari yararangiye byo ntago ndabyemera kuko ndabona bamupostinze ya telefone ubicyashye ariko cyashye gine konje kuyavugurura biroroshye cyane habaye kuvugana gushyashya ariko ikindi no kuba bagira bakamwongera andi masezerano ko bashimye ibyo yakoze babonye umusaruro yego bari gufata undi ko abandi bahari benshi aho nigeze no kumva ngo Juno Kizigenza amukubise inshuro aya kugisa rero bagaruye akagoma na Ben Ben yabikoze neza icyo bashima niyo mpamvu amwongera andi masezerano nicyo cyiza kandi umva nawe akeneye amafaranga menshi buriya Ben akeneye ibintu byinshi akeneye kwita ku mugore akeneye kwita ku mwana ibyo bintu byose rero kubyitaho bisaba andi mafaranga man bisaba andi mafaranga ugiye kuzitwaza ngo kubera ko ngo amafaranga ngo ufite make ngo niyo mpamvu ngo utazashaka urugo umugore n'umwana ntago bigira nago uzashaka kubera ko udafite ibiceri byinshi ariko nyine you washatse y'inshingano ziyongereye namenye ubwenge nabyo hari udasubiza inyuma cyo kora bro ikindi kintu nabonye ibintu bijyanye n'umugore uhenze bibaho hari umugore ubuhenze bro ubu urugero naguha hari umwana w'umukobwa ejo wakoze anniversaire ejo hashize yitwa Peri kwa kabiri kwa gatatu yagize anniversaire amadolari njye nayiboneye bamuhaye sha bisaba ko uri nka diaspora hari cyangwa se ufite ibindi bintu ukora wese ngo diaspora cyo kumeze neza i Kigali ariko biranashoboka nabyo uhembwa neza nta muntu uhembwa watangara amafaranga ndakumva yihemba se wihemba wikoreramo bro njye nagiye kubona mbona amadolari azinze ari mu kintu cy'ikirabo yari ukuntu bayazinga bakazingira mu bakakuramo ururabo njya mbibona kabisa ndayabona nkajya nkoraho numva niyo hani ibintu ntabwo bishoboka nuso ngo munaziranye umbe bimunaziranye turaziranye akina kwa Kiramani barangiza ngo Kiramani yarakennye baba bamubeshye ni Kiramani so yatanze hoye none ariko Kiramani nayo gute wowe gukena k'umuntu abakozi bava ko nacyo bafite imodoka yayigurisha kuba yayigurisha ibyo birasanzwe man yigurisha kuko utayikeneye rega ugiye kugura indi ako nawe yaravuze ngo yayigurishije kubera ko agenwe byagenze bite ngaba nashaka kugura indi ashaka kugura indi man venke reka nkubwire imodoka ni accessoire bro ushobora no gutega cab ariko ntago iyo umuntu agurishije imodoka bivuga ko akeneye wenda atumije Range Rover oya ntago bivuze ibyo bisone ko akeneye ntago bisone ko akeneye je ndumva gushaka kuyigurisha bitewe nuko ubona itari ku rwego rwawe utegereje indi ushaka kuyigurisha kubera ko ubona iri kukonsoma cyane
watubije hindi yoroshe mama hybrid n'iki byose biroroshe cyane ntago wabitushingira ngo umuntu ngaracinye kandi ibikorwa bye bikomeje filime zirimo gusohoka kandi abakoresha abishyura harimo bansabi ntago abantu boroshe sabi ntago bamwafunze ntago uhereza ubusa urumva kuvuga ngo umuntu ngaracinye abo ngabo nyine wanda bavuga ibintu badafitiye fact man utabasha gusuzuma ngo utubibona nyine tu ngira ngo tukiri kuri The Ben yakiriye bano banyanyijwe nyaba muri Uganda Alex Muhangi bari kumwe Alex Muhangi ni inshuti ye cyane kumva no gutegura show y'Uganda yaramutumiye muri comedy store bushize yego yaririmbye ni inshuti ye cyane kandi ko yabakira mu rugo iwe n'ibintu byumvikana ko harimo n'umunyarwenya inshuti ye cyane ntibibatungure mubonye Ben agiye muri Gen Z ntibatungure ko yajya mu kabisa ariko Gen Z afite line up nini abanyarwenya 15 sinzi wenda gutangira kwabo none se barakora 15 harimo na performance yego yande harimo yunguyu Lionel Senore sinzi abandi barimo aho ngaho abo bantu 15 baramanaginga gute wabiri iminota 5 se birashoboka 5 ntabwo byashoboka Duris Alex Muhangi ntabwo musi atarani yajyamo numva ukareba abo baniga bondi Alex Muhangi ashobora kudakora Alex Muhangi ashobora kudakora kuko nakunatakora bahuje nuza ashobora kuyobora show Melissa akayobora show imwe Melissa akayobora igice kimwe undi akayobora icyo babihuje ibyo birashoboka ariko biragoye cyane n'atarone benshi biragoye dutegereze turebe ikiza kuvamo gusa tukigenda n'amakuru yacu n'akavura kajemo ariko ngo uyu ni umugisha hari tube twihanganye turi aho bigana wahinduye amazina y'umwana twanje kubona Menyesha Paris nyuma biza kuranya tubonye andi mazina watangaje wahinduye amazina cyangwa Paris nondiririho amazina yose ariho tu najyo ririho yamano ni impano idasanzwe njyewe personal namubwiye ko nkunda ibihangano bye nzamushigikira nzanahora mushigikira first of all ndamusuza cyane JC n'umwana Kicukiro twakuranye hanyuma ni ibintu bitagira uko bisa mukanya nandi kubabaza ni abantu babyaye nimutubwira ibanga mwagize nabi Tekino kuri ngiye ni family hanyuma ku banyarwanda Tekino ni naba game changers ni abantu baje guhindura completely ibintu bijyanye na telefone zigendanwa mu buryo buri hejuru kandi buri accessible ku banyarwanda bose bari mu gihugu igitaramo kiri gutegurwa n'abagabo bitwa Malembe iriya nkuru mwayibonye uko nayibonye so kuyivugaho byinshi birenze kuriya naba atari ko nabikora ariko nimba ariko bimeze nkuko mwayibonye nabaye excited ndishima ndavuga nibiramuka bibari rwose Tekino kuri ngiye ni family hanyuma ku banyarwanda Tekino ni naba game changers ni abantu baje guhindura completely ibintu bijyanye na telefone zigendanwa mu buryo buri hejuru kandi buri accessible ku banyarwanda bose bari mu gihugu so yeah Tekino is special Ben amasezerano mwagiye mukorana yaranzwe n'iki hari ukwamamaza binyuze mu ndirimbo zawe hari kwifasha social media aya masezerano yaranzwe n'iki yaranzwe n'urugendo rwiza nayo mpamvu dukomeza gukorana yaranzwe n'urugendo rwiza twagiranye guhera ngira muri covid inyarukiraho gato hanze ndagaruka dufite story iri successful mbese kuko na Tekino kenshi bashingira ku bikorwa bya bifatika bihari ubu uri kwitegura n'ibitaramo biri muri Uganda misi ishize abari kubitegura Fred yatangaje ko President Museveni yateye inkunga concert uzahakorera mu kwezi kwa gatanu wabyakirute igitaramo kiri gutegurwa n'abagabo bitwa Malembe iriya nkuru mwayibonye uko nayibonye so kuyivugaho byinshi birenze kuriya naba atari ko nabikora ariko nimba ariko bimeze nkuko mwayibonye nabaye excited ndishima ndavuga nibiramuka bibari rwose bizaba ari ibintu by'agaciro Uganda na hano wakuriye na muri concert wetse gukora mu kwezi kwa mbere avuze ati narahabaye na mama ni concert usobanura gute ibyanye n'ibihe wahagiriye cyane ko atari ubwa mbere nyine ugiye kuhatarama nkuko bivuze Uganda ntago nakuriye naravukiye ndetse n'abavandimwe banjye bose so ni mu rugo ngira ngo ndasa nk'ugiye n'ubundi mu rugo ni nkunda kuhita my second home so kuhajya rero iteke magiye urukundo bagaragaza
ku muziki dukora cyangwa se no ku muziki nyarwanda muri rusange ntago bigira ntago bigira urugero ni ibintu birenze so kuhasubira rero ngewe ku giti cyanjye ni ikintu kuhajya kuhataramira anytime hagiye biba biri special so ndishimye cyane kuba tugiye kongera guhura nanone mbere yuko ukora tour mu Burayi bwose wasize ushize hanze album bita Print Love ni album nziza cyane ndetse abantu benshi banyuzwe nayo cyane cyane muri East Africa ku ndirimbo bita Baby iyo ndirimbo we ku bwawe warayitegaga cyane ko ari imwe mu ndirimbo yakunzwe ese iyo ndirimbo izakorerwa amashusho cyane ko n'ubundi abantu bayitegereje muri ku itariki 31 z'ukwa mbere nimba nibeshye nibwo twasohoye z'ukwa 12 nibwo twasohoye Plenty Love ni z'ukwa mbere dubari kwa mbere so nibwo twasohoye Plenty Love ariko mu gihe maze nyirango ameze nk'abiri kuri audio mark ni imibare yayo igaragara neza dufite miliyoni 2 zirenga z'abantu bamaze kuyireba bucize ni umubare mwiza cyane uri unejeje so usubiye ku ndirimbo rero ntago nigeze expecting ko iyo ndirimbo abantu bakunda cyane kuri album however nibaza ko nanone harimo avantage yuko nakuranye n'umunyamahanga ndetse umuhanga ndetse abantu bakunda mu gihugu cyabo kandi bafite a streaming movement ikomeye cyane so nibaza ko byagize avantage ari nabyo bintu byo kuri tugomba kugerageza guharanira kugira ngo dukore n'abagenzi bacu ntabwo nigeze nteganya ko ntabwo netekereza ko Baby yaza mu ndirimbo ziri top like numvaga obviously iyo nakoze indirimbo bazi ko indirimbo ari nziza